Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, twahuriye muri uru rubuga nyine nk'uko twari twabibasabye kandi turabibashimiye abamaze kuboneka. Ngira ngo ntabwo biba bitworoheye, mu by'ukuri hari nk'abantu babashije kumenya ibintu nsigaye nsabwa gukora birenga imbaraga z'ibyo nakora, niko nabyita, kuko mbafite sharije zindi sanganywe cyane, hakiyongeraho rero sharije zisigaye zinsaba gukora coordination y'ibintu byinshi. Wenda tuzagenda tuganira, ni nayo mpamvu nabyifuje cyane ko nakwiyegereza mwebwe nk'aba leaders b'abandi, cyane cyane ntekereza kuvuga ngo aba leaders b'abanyarwanda, aba leaders b'abarundi, tubashe kuba turi hamwe dushobora kubona amakuru mu buryo bwihuse, cyane cyane ko iyi sisiteme ejo bundi muri audio yanjye navuzemo ijambo ryitwa governance structure. Governance structure ni ikintu kirekire, ngira ngo uyu mushinga mu buryo wubatse utarimo governance structure ntago ibintu byagerwaho neza, kuko ikintu ntabwo kizava hariya mu kirere ngo kize kikubite hano hasi. Ngira ngo hari abantu benshi baba bavuga bati se kuhahisha muri payi bimeze bite? Mu by'ukuri kuko duhora tubyumva nk'amateori, ariko puratike yabyo isaba ubwitange, isaba imbaraga, isaba gushishoza, isaba abantu bari seriye, badahuzagurika, batari mu bintu basa nkaho batazi ibyo ari byo. Uyu munsi wenda reka mvuge ku ruhare rumwe rw'aho ibintu bigeze. Mu by'ukuri dufite amahirwe y'uko open mainnet iramutse ibaye, abantu benshi batungurwa no kubura icyerekezo cy'uko ahubwo bakora, bitewe n'uko ibyo utateguye, ibyo utariho utegura uyu munsi ntabwo kirajya ari bwo wabitegura. So far ubu abashinwa turi gukorana ubu nk'uyu munsi ho umuyobozi wacu mukuru n'ubu yongera arambwira ngo pressing izindi twongere dukonfirime andi maoda, hari ibyo twagiye tumuha, hari n'ibindi akidusaba. Rero mu rwego rwo kubiyegereza, ngira ngo hano harimo aba country manager bo mu Rwanda, hari na country manager w'u Burundi muri groupe y'i Burundi, ndetse hari mu y'u Burundi yo harimo n'uwo twavuga ko yabaye East Africa Commission, International Commissioner w'ira Ecological Development, kandi n'ubundi akaba ariyo iri kubaka iyi systeme nyine ya GCV, kuko iriya systeme murabizi ko head wayo ni Doris, kandi Doris urumva ni nkaho ari we mujyanama wacu twese, yaba bari abashinwa yaba natwe timu yacu y'abanyafurika. So ni ukuvuga ngo harimo rero imikoranire yuzuzanya, niyo mpamvu tugira ngo iyo organisation ituruka hariya hejuru izimanuke igere no kuri twe. Kandi impamvu nifuje guhera kuri mwebwe abarundi, abanyarwanda, nuko n'ahandi hose n'ubundi nkurikije wenda ku Imana yampaye favor yo kuvuga bakanyumva, ubu organisation y'abatanzania nayo nayikora ikemera, organisation yo muri DRC nayikora ikemera, organisation yo muri Kenya, organisation muri Uganda, Mozambique, Malawi, hose donc nkuko n'ubundi ibi bihugu Imana yampaye favor yo kugira ngo mbibonemo abantu twumvikana kandi turi kugendana neza. Mu by'ukuri performance y'ibyo ndi gukora barayishima. Rero urumva ni umugisha kuri twe nk'abanyarwanda, kuri twe nk'abarundi, kuko turi nk'abavandimwe. Niyo mpamvu ngira ngo ibintu byacu tubyorganize neza, natwe tugira amahirwe y'uko nahawe iyo favor yo kuyobora ibyo bintu kandi ari iwacu. So iby'iwacu rero si byo bikwiye gupfa mbere, cyangwa iby'abarundi si byo bikwiye gupfa mbere, ahubwo twakabaye duprofitira kuri ayo mahirwe nanjye nagize, tukayabyaza umusaruro. So ngira ngo tuzagenda tuganira, ariko ijambo nyamukuru rihari ni uko ibintu bisa nko guhuza imbaraga z'aba leaders byari byarananiranye,
ariko numva ngize umutima n'umutwaro n'ishyaka byo kuvuga ngo reka iki gikorwa ngitangize, cyane cyane ko dufite ibyo kubwira abo bayobozi. N'izi mbaraga nagiye nkoresha cyane ndinda kwinjira mu magurupe menshi cyane bizamfasha, za mbaraga nkoresha njya kubwira amagurupe menshi bihari cyangwa amakuru ahari, mwebwe nk'abayobozi ndumva rimwe nzajya niyambaza tuvugana amakuru ari update, ibiri hari biri ngombwa, noneho wenda ya magurupe muhagarariye, ba bantu muhagarariye mubashe kubagezaho amakuru y'ukuri. Murabizi ko nanjye ngerageza, noneho ubu nta n'impamvu zo kuzana amakuru y'ibihuha, kuko turi muri suruse y'amakuru, turi mu cyicaro cy'amakuru. Ndi muri core team ya GCV irimo abantu 20 ku isi, abo bita global ambassadors. So mwumve ibyo ni favor zacu twese, ni amahirwe yacu twese dusangiye dukwiye kuzakoresha. Nkaba mbinginga rero ngo aho tugeze si bya bindi by'intambara, si bya bindi byo guhangana, si bya bindi byo ngo uyu ninde ngo kingwe, oya, ubu tugeze ahantu ho gushyira umupira hasi tukavuga ngo mbese ni iki twese kiri buduhe umusaruro, ni iki cyiza, kuko ubu uri muri groupe hari uwo uri busanga ari umuyobozi nawe utaruzi ko ari umuyobozi. So niba rero nawe ari umuyobozi nawe ukaba urundi, za mbaraga zawe nize n'izanjye n'iz'undi twese tuzishyire hamwe turebe ikivamo muri ya organisation nziza, ngira ngo ubwo tuzagenda tubivuganaho. Iri ni ijambo wenda ry'ikaze nashakaga kubagezaho, kugira ngo mu by'ukuri twiyumvemo ko hari icyiza gihari imbere kandi dukwiye gutegura, kandi no kuba mwarisharinga members banyu itsoke. Igikuru ni ukumenya ko aho tugeze ari aho tugiye gushyira imbaraga hamwe kugira ngo tugire ibyiza byinshi tuzageraho kandi twiteguye neza. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza. Ni Olivier.